Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ryera rya Yesu Kristo, aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bituruka kuri yo, bikomeze kubana namwe. Nejejwe n'Imana rero, nyamana, ko n'Imana ikora ibitangaza, uzasanga ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi, ibice 136, havuga ngo ku murongo wa 4 ngo nimushime ikora ibitangaza, nimushime iyaremye ijuru ku bwenge bwayo, nimushime iyahanitse isi hejuru y'amazi. Imana yacu rero ni Imana ntagereranywa, ni Imana itinyitse, ni Imana ikwiriye kubahwa, ni Imana ikwiriye gupfukamirwa, ni Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro cyayo, kuko nta wundi bazagisangira. Imana itugirire neza. Abantu rero mwirinde gutuka Imana, mwirinde kwatura mutuka Imana, kuko mu gutuka Imana kwanyu bizakururira umuvumo aho mutuye, cyangwa se imiryango yanyu, cyangwa inshuti zanyu, bitewe n'uko mwahirahiye mugatuka izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rero riratinyitse, mureke turyubahe. Niba unaniwe no kuyisenga, niba unaniwe no kuyikorera, wigumire mu byawe, ariko ntuhirahire kubahuka gutuka Imana. Yesu adufashe rero, kandi Yesu atugirire neza. Mukomeze kugira weekend nziza kandi muryoherwa, ariko kandi muryoherwa no kubaha Imana, mwibuka ibyiza Imana yabakoreye, mwibuka uburyo ki mwari murwaye mugakira, we wibuke uburyo ki wari uri ku gitanda imyaka n'imyaka, wibuke uburyo ki Imana ukuntu yahagukuye ugakira ukaba uri muzima, wibuka uburyo ki Imana yagukuye mu kugendesha akagare, ugendera mu kagare amaguru yarahinamiranye, wibuke uburyo ki Imana yagukijije ibirwara by'inzaduka, wibuke imirimo n'ibitangaza Imana yagiye gukorera, urebe n'ibitatse byonyine iyi si, uvuge ngo gukomera kw'Imana kurihagije. Ubuntu n'amahoro rero bukomeze kubana namwe, mukomeza kubahisha Imana no kuyinezeza, kandi muyitinya, kuko Imana yacu iratinyitse. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.